anekereza ko abakunzi b'umuhanzi Ngabo Meddy cyangwa se umuhanzi Meddy, uyu nguyu akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda ariko ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yuko Meddy atangaje ibintu bikomeye, Meddy nyuma yuko yongeye kwigaragaza mu yindi sura, Meddy nyuma yuko yongeye kwereka abakunzi be ko akibahoza ku mutima kandi bahora hafi. Abakunzi be bacitse ururondogoro bati nyaboneka ibyo turi gukeka cyangwa se ibyo turimo kubona twizere ko atari inzozi. Ese Meddy ni ibiki yakoze, ni ibiki yatangaje kugira ngo abakunzi bongere kuvuga ati Meddy yongere avugwe cyane ku izi mbuga nkoranyambaga, cyane yuko uyu Meddy yaramaze igihe kinini asa nk'uwiturije cyangwa se asa nk'uri ahantu muri zone neutre cyangwa se ahantu adashaka kugaragara, ariko kugeza ubu ngubu kano kanya abakunzi be batangiye kuvuga bati nyagasani ibyo turiho gukeka cyangwa se ibyo twabonye uyu muhanzi asa nk'ugaragaza twizere ko bishobora kuba ari ibyanyabyo. Nibiki yabigenje ate kugira ngo abantu batangiye kongera kuvuga bati Ngabo Meddy? Ibyo ngibyo ndaje mbikubwire akantu ku kandi ukuntu byaje kuba bigenda. Hanyuma ibyo ngibyo ariko tutarabyinjiraho turaza kuba tureba uwitwa Irene Murinda Habi. Uyu nguyu ni umunyamakuru ubifatanya no kumanaginga abahanzi by'umwihariko itsinda rya Vestina na Dorcas. Uyu mugabo ari mu gahinda gakomeye, tutatinya kuvuga yuko ari ibintu nizera ko atari yarigeze yiteguye, nyuma yuko abaramyi be cyangwa se abahanzi be bakoze ibitangaza cyangwa se bateye ibuye ku karere. Abantu baravuga bati noneho akiya Mungu, ese ibi ni ibiki noneho? Ya nturo ibaye ngwe cyangwa se bigenze bite? Kubera yuko hari ibintu bakoze muri iyi minsi, abantu babakubita amabuye barayabatera, ariko Irene Murinda Habi nawe yagize icyo abivugaho kuri Instagram. Ubona yuko nawe bishobora kuba byaramutunguye, ushobora kuba byaramutunguye kubera yuko hari igihe ikibuga ugikiniramo ugasanga byakaza. Abantu batangiye no kuvuga bati ese koko Irene Murinda Habi arakomeza kumanaginga aba bana b'abakobwa, cyane yuko urwego bagezemo ntibakiri abana b'abakobwa. Umwe yabaye umugore ari mu nshingano z'undi mugabo, ariko after y'urugo wenda ashobora kujya mu kazi. Undi yarangije ishuri. Buriya uko wayoboraga abana bakijya kwiga muri primaire cyangwa secondaire ntago ariko ushobora kubayobora. Bamwe barageze mu ngo zabo, bageze ku rwego rwo gufata nabo inshingano. Icya kabiri barageze ku rwego kandi nabo rwo kwitekerereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So hari ibyo ushobora kuvuga ukabwira ati munyura ahangaha, nawe bakakubwira ati turanyura ahangaha. Ibyo ngibyo byagenze bite? Iyi nkundura y'aba bantu ese iraza kugenda gute? Ndaje nayo tuyicacanguremo cyangwa se tuyinyuranyuremo tureba ibyari byo. Ngiye ntago njya mbatindira no gucacangura tunyuramo, hanyuma wowe ugakuramo akawe nanjye ngakuramo akanjye, ubundi ubuzima bukenderera tukajya guhiga amafaranga. Hanyuma ndaza kukubwira uwitwa Mitsutsu. Iriya niyo video nashakaga, iya video y'ivi niyo nashakaga rwose. Ibindi byo rwose birorere, kuko nana bikwemereye ko ntazigera nongera kugushyira muri video bya bindi tujya twikoresha ngo nagutunguye, ngo wantunguye, ibintu by'amapranka. Nta nubwo mugiye ngomba no gukora na prank. No, Mitsutsu amaze guta ibara ku izi mbuga nkoranyambaga. Abantu bati kuri Mitsutsu comedy cyangwa se kucyo twakwita ubusinzi bukabije ni content ya Mitsutsu. Ati ese kuba igenda iflopinga cyangwa se kuba igenda itagikurikirwa n'abantu benshi nka kera, ariko iyo ngiyo ntago bari flop. Bibaho ko hari igihe kibaho ibintu ntibigende neza, ariko umuntu ntago bari flop kubera yuko mu bigize business today biri up ejo bikajya down. Ibintu nubona biri up gusa uzamenye ko ugiye gupfa, uzamenye yuko ubuzima bwawe buri mu marimbera, witonde ugende gake. Kubera yuko Mitsutsu kubibona gutyo yagomba gutekereza nk'umu content creator, akavuga ati none se ibiko bitari kugenda neza ni hehe handi nakungukira? Murabizi yatangiye akora nubwo we abihakana ko atari planka, yabanje gukundana n'uwitwa Nana, bakora channel yitwa ngo ni Mitsutsu na Nana.
iyo channel yarazamuka abantu banayikurikira cyane muri ibi biganiro byabo n'iki byose, ariko byaje kugaragara nyuma yuko ari planka. Igenda bivuga yuko kubera yuko nanjye am content creator brother, am content creator, ngomba kukubwira impamvu y'ibi bintu nubwo wowe uzukiriza ngo mani ngo ntago aba ari planka. Ni planka. Ibyo ntibivuyeho aba yadukiye witwa Kirezi nawe ngo bamaze gutandukana. Ejo bundi mwamubonye ari kwa muganga na mikro ati si planka. Wowe urajya kwa muganga kuzanaho mikro, ni ikibazo. Ibyo bintu rero bishobora kuba atari na planka, ariko iyo wamaze kubishyira kuri social media cyangwa se iyo wamaze kubikoramo nk'akazi, twebwe turaza tukabyanariza kundi for sure wherever uko wabyumva cyangwa se uko wabitekereza. Ariko ndakubwiza ukuri yuko prank biranakunda, ni content rega bro, ni content. Nubwo wenda ushaka kuza kubwira abanyarwanda ati na prank ni content rero iyo umuntu ayikora icyo byatwara cyose, icyo byasaba cyose, twa kuba utangiza ibintu by'abantu cyangwa se ntawe watwariye ibye, uretse yuko ko prank sometimes hari igihe zica amarangamutima y'abantu. Ariko kugeza ubu kano kanya noneho ngo witwa Kirezi nawe ngo bamaze gutandukana. ubu ngubu Mitsutsu abantu baribaza batari ku bundi uyu muhungu we ahagaze bimeze bite. Ibyo byose ndaje tujya tubicacagaburamo twirukanka, hanyuma turebe neza what has going on. Hanyuma reka mere ku inkuru ya Irene Murindahabi. Ndaza gusoreza ku Yangabo Meddy. Irene Murindahabi muribuka ko abana b'abakobwa be Vestina na Dorcas bagiye mu karere ka Musanze, banza harimo harabera expo nimba ntibeshye. Bahageze rwose bajya kuri stage y'urwagwa ko nabyita, abantu batangiye kubaho bati uyu ntago Irene ko tumuzi, Irene tuzi utegura, Irene tuzi utuntu tuba turi ku murongo, Irene ntabwo ashobora kwemera abana b'abakobwa kuza kuri stage za hano mwaka kavuye ahangaha kameze gutya. Kuko wabonaga ko ari stage itateguwe cyangwa se bicashwa kwa baragiye babatunguye simbizi, ariko wabonaga ko ari stage itateguwe na gato. Abantu bakibaza ati se nuko bari mu karere k'iwabo, ariko ubundi iwanyu buriya ahantu wakuriye niho ugomba kujya wateguye. Nyageza ko ari igitaramo cya mbere bahakoreye nimba ntibeshye, ariko icyo gitaramo cyakwiye kuba giteguye 700%. Ariko abantu bati Murindahabi urihe k'abakobwa baduteje abantu hano Musanze kuririmba. Baririmbaga playback ukabona ntibajyana n'indirimbo, nimba ari uko baririmbaga igiswahili I don't know, ariko ukabona ntabwo bihura n'ahantu na hamwe bihurira vraiment naho, kubera yuko ntabwo rwose byasaga nabi. Abantu nibwo batangiye kuvuga ati ibi bintu ntabwo ashobora kwemera yuko abana bajya kuri stage bameze gutya cyangwa se barimo barakora gutya. Irene tuzi, Irene Murindahabi ntabwo ashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko byarabaye rero biraba kugeza ubu ngubu. Irene yararuciye ararumya no kuri Instagram baramubaza akabereka ku ruhande, ariko abantu ntibibagiwe cyangwa se ntabwo byigeze bava mu mutwe yuko bari abana bakotoye mu karere ka Musanze. Number 2, abana kuntu bari bambaye, ariko banza uko bavuye muri ADPR. Ubundi hari abantu bajya bambwira bati nako njya mbwira nti erega buriya kwambara ibintu bigira ku maguru ntago ari byo bikugira umurokore. Ntago ari byo bikugira umurokore. Wowe uragiye ufashe agakanzu warebeshamo n'ijisho ukareba hirya iriya, karagiye gahambiye utuno, gahambiye utubere, gahambiye iki, ngo uri umurokore ugiye kuri stage. Ubu se utandukaniye n'uwambaye, ahubwo wameniwe aba yasize hanze, ariko byibura ikiwe nagasigara gishishe. Ariko we byose biri hanze kubera ko umuntu acishijemo ijisho cyangwa agacishamo agashinge akabuno yagakoraho, cyangwa n'uwagukoraho gutya kumva rwose ari nko gukora ku mubiri bisanzwe. Biriya bintu rero abantu bavuze ati yampaye cya kirokore cyangwa se bwa burokore bw'abana se burangiye aka kanya pe biranze pe, ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane. So uwitwa Irene Murindahabi rero aracyafite akazi, cyangwa se nibwo agiye kukagira, cyangwa se nk'uko ubundi watajya atinda mu bintu yabona bitavamo, n'abashobora kubarekura akavuga ati ngaho mukomeze mubyimenyere. Baririmbye nabi, icyo ni icya mbere. Kuririmba stage nimba atari uko bayiteguye simbizi. Icya kabiri bari bambaye nabi, ababyeyi bifashe ku minwa, abandi amabere yikora atonze. Ngayo nguko rero ibyo byabereye i Musanze. Abantu benshi ngira ngo mwana bibonye, ariko Irene Murindahabi abantu bakibaza bati Murindahabi
bite byawe aba bana warabarekuye bimeze bite natwe tukibaza duti bimeze biti naha nakamaramanza hanyuma ikindi nakubabwira uwitwa Ngabo Meddy nyuma yuko yikojeje kuri Instagram akicara kuri cya kimoto cya digi bazita za digi cyangwa se unama zira moto nimbi cyane ziriya zigura nakayabo zirana iriya ni indege yo kubutaka ibitwaye naho wagukurikira nyuma yuko yicayeho yarangiza ewana akagaragaza swaga zimwe za zamani akiri mu muziki wa Sakura cyangwa se yakiri mu miziki iyo dukunze kwita ngo yisi nyuma yuko rwose aje abakunzi be base basimbukira kuri Instagram tuyungu no Meddy tuzi Meddy watwikaga Meddy wambara uko yishakira hanyuma arangeje araza avuga yuko we yasizeho emoji gusa seka ariko ntiyahakanye kubera ko abakunzi be bavugaga bati nyaboneke ongera dukubita akantu abandi bati bakunda gutebya ariko bitagakwiye batese umugore arakurekuye noneho utangiye kwidegembya ariko ibyo bintu ntago byagakwiye kuba bivugwa n'umuntu ufite ubwenge buzima kubera ko ibyo umugore n'umugabo ntabwo biza hano kuri social media. Please mujye mugabanya ibyo bintu bimeze bityo. Hanyuma icya gatatu uwitwa Ngabo Meddy rwose yagaragaje yuko cyangwa se yongeye abakunze bongeye kumugarukaho cyane bavuga bati wa mugabo we rwose turagukeneye mu muziki none ongeye dukubita akantu kamwe n'ubuko kaba kamwe twongeye twenjoying. Meddy n'umuhanzi munini abantu mutabizi n'umuhanzi munini uri ku rwego udatekereza yuko uriya mugabo ariho. So abantu bati dukubita akantu kajyanye na kwa kundi twari tukumenyereye imbere ariko Ngabo Meddy yakizeho emoji araseka gusa ariko abantu bakavuga bati ukuva yongeye gusubira kuri digi byose birashoboka. Hari indirimbo yakoze sinibuka izina ryayo nabwo yarari ku kimoto ariko kitameze kuriya ariko uwitwa Meddy rwose yagaragarijwe urukundo rw'uko abakunzi be bamukumbuye cyane. Turavuga duti noneho araza gukora iki cyane yuko yari yasezeye umuziki w'iyisi cyangwa se yarigiriye muri gospel. Hanyuma ndizera n'ibyo ngibyo nanabivugaho ibyo ngibyo. Hanyuma uwitwa Mitsutsu we icyo abakunzi bamubwiye ati gabanya kurira kora content uyiryameho ariko ibintu byo kuza wicara urira buri munsi ntabwo ari iby'abantu b'abapapa cyangwa se ntabwo ari iby'abantu b'abagabo. Mitsutsu rero arira buri munsi arizwa nuko abantu bamubeshyira sometimes abantu bamwanga ariko biriya bari content kubera yuko iyo abikoze akabona 10-15 ariya akazi aba yagakoze. So ntibikabatera umwanya mujye mukomeza muri biganiro bye ariko si byiza none gukina n'amarangamutima y'abantu. Ni byiza yuko ushobora gukora content kandi kagenda neza kandi ikaryoha. Ngewe ibyo nari mbazaniye muri aka kanya zari izo ngizo cyangwa se zari izo nkuru nabwiye ko ngiye ngomba kubahiriza ibintu bigufiya bicacangwe vuba ku buryo wicaraho ugakuramo akabo wihuse. Iyo udakurikiye neza ariko nta kintu ushobora gukuramo ariko iyo ukurikiye neza hari ibintu ukuramo kandi inkuru ukayumva ntikurambire inkuru ukayumva mu gahe gatoya kandi ukagira amakuru usigarana. Ndabashimiye cyane rero njye nitwa Thierry ini OD7 mukore subscribe kugira tujye dukomeza tubane 5 kuri 5. Peace and love. Ciao.